Nibyo umuti wa malaria barawuhinduye muri no misi umuti wa malaria warahindutse abarimo turimo turatanga umuti twa DHAP no kuvuga ngo uwo muti batanga bagendera ku biro by'umuntu imyaka y'umuntu n'ibiro by'umuntu bitewe harufata ibinini 12 9 bitewe n'ibiro by'umuntu kuvuga ngo ushaka gufata ibinini 12 bine ku munsi bitatu bitewe n'ibiro byawe n'imyaka yawe so nibyo umuti wa malaria warahindutse so guhindura umuti rero ku ikintu nta kindi no kuvuga ngo hari igihe utari ubore bafite utakiri bien efficace cyangwa se no kuvuga ngo utagifite efficacité cyangwa se nziza pare rapport cyangwa se ugira resistance usigaye ugira resistance ku ndwara no kuvuga ngo icyo gihe biga uburyo bashobora guhindura umuti bakaba bashyiraho undi ibyo ngibyo ntekereza ko byumvikanye no kuvuga ngo guhindura umuti nta kindi bisaba nuko bashaka kubona undi uri ukora neza cyangwa se ufite efficacité cyane cyangwa se ufite imbara mu kinyarwanda efficacité no kuvuga ngo sorry nuvuga ngo uri bien efficace se ndavuga ngo umuturi donc mwiza pare rapport yawe undi cyangwa ufite imbaraga pare rapport yawe undi bikaba byatuma bahindura umuti nta yindi mpamvu rero no kuvuga ngo kwa Arteme babaye bayihinduye bashyira iyo ngitwa kwa DHAP niyo turi gutanga hanyuma bagendera ku biro n'imyaka umuntu afite so nuvuga ngo rero kuba umuti waravanywe ntago bivuga kutagikora ahubwo bivuga yuko uwo muti habonetse undi efficace ku cyangwa se wa undi uri kugira resistance kuri ya ndwara biba ngombwa ko wahindura ibyo ntacyo bitwaye bashobora kwisaya wa undi rero bakabona ufite imbaraga bakaba ari bo batangira gukoresha ibyo ntago ari ikibazo nukabigira ikibazo ngo kwa Arteme nigikora ngo nikivura iravura ahubwo habonetse undi uri bien efficace par rapport uvura vuba ibyo byose ni ibintu bishoboka so good day rero nibaze ko ikintu cyo gisubira kumbaza ngo kwa Arteme ngo ntago ikivura oya ntago ari byo ntago ari cyo gisubizo gusa guhindura umuti ni ibintu bisanzwe na paracetamol ushaka kuzisanga ziri ubwoko bwinshi ariko none ntago bivuga ko ari uko kwa Arteme itagivura ahubwo ashaka harabonetse uwundi ufite imbaraga kurenza ushobora kuvura abantu mu gihe gito no kuvuga ngo niba ushobora kuvura abantu mu gihe gito ntago byatuma badahindura niba ikintu gishobora kuba gifite imbaraga pare rapport y'ibindi kwa inote badashaka kugikoresha se no kuvuga ngo guhindura umuti ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo ntabanje kwigaho bakareba neza koko niba uwo muti bakabikoreraho ubushakashatsi kandi uwo muti ufite imbaraga pare rapport y'undi bakoreshaga murabizi kwa Arteme yari maze igihe ariko ubu ngubu haje ngo witwa DHAP niwo urimo urakoreshwa muri no misi ariko bitavuga yuko kwa Arteme na itavura ko yatuvugiye kinini kuri malaria ariko hari gihe bari kubona wenda iri kugira resistance cyane ku kintu cyase ku ndwara kuri malaria cyangwa se ugasanga wenda n'urugero ugasanga wenda irimo irahitana abantu benshi par rapport donc uvuga ngo utagifite imbaraga kuri ya malaria ihari so ntago rero bivuga ko batawuhindura nta kintu kamara ni kuvuga ngo nta kintu kamara nta n'umuti kamara niyo mpamvu abashaka abantu biga bahora biga ku bintu byinshi uwo rero waje yitwa DHAP no turimo turatanga ubu ngubu tugendera ku biro tukagendera no ku myaka y'umuntu no kuvuga ngo hagati aho ngaho rero ndatekereza ari byo nababwiraho kubijyanye na DHAP ibindi rero nujya kwa muganga ukabona baguhindura umuti nukabyibazeho ntukibaze yuko basazeho ya ntabwo baba bibeshye nkaho uvuga ngo bagwaye umuti utari kwa Arteme. Kwa Arteme nayo yaraje kubivuyeho ntago ari igitangaza wowe ugomba kwizera yuko hari abakureberera hari abantu bashinzwe kumenya ibintu bijyanye n'iby'imiti ugafata imiti bakwandikiye fata imiti neza iyo kwa Arteme rero uri gutekereza ko bataguhaye ntabwo ari cyo kibazo fata uwo baguhaye bahita DHAP nyuma yanditseho DHAP ndatekereza no ku muti ariko hari n'igihe byanditse mu magambo arambuye so fata uwo ngo baguhaye uri mu gakarto gerageza gufata neza umuti baguhaye bizakunda nta kibazo gerageza rero kuwufata uko bishoboka uko bakubwiye ubundi urakira neza so good day rero nibaze yuko usobanukiwe n'ikibazo wambajije nari maze bise nakigusubiza ariko nari mbonye akanya ndi kugenda ndavuga nti reka nkigusubize so nibagiwe gukora subscribe hanyuma ukore like hanyuma yandike nawe muri comment umbaze ikindi kibazo shaka nice time.